Sami tugende twerekeze Emirates twerekeze Bernabeu reka mvuge kuvande zombi umwaka tuzafeta anniversaire y'imyaka 20 kuri Emirates tuyifunguye. Ariko sinzi niba tuzaba dufite igikombe. Oya byo tuzaba tubitekerezaho turebe uko bimeze. 2006 nibyo. Sami amakuru ari kuva i Madrid arimo arambwira ko Real Madrid ndetse na Xabi Alonso noneho ngo bavuye kwizima bemera ko Rodrigo Iguze mu gihe babona igiciro cyiza kivuye muri equipe runaka bakwemera kurekura uyu musore kandi tuziko equipe iri imbere mu biganiro ni ikipe yitwa Arsenal iduru nyuma ko aya makuru agiye hanze ari biganiro biri hagati y'impande zo biri avance cyangwa yes mbere na mbere byatangiye no musore yabura umwanya wo gukina kuko ni incuro 3 zisherutse imikino 3 yerutse nigeze abanza mu kibuga ntigeze abanza mu kibuga nimo n'imikino myinshi atakoreshejwemo imwe twavugaga wenda muri match apacu kabamo red card ntiwamenya wenda byahise byica imibare n'ibindi bitandukanye muri match enye muri iki gikombe cy'isi akiniyemo match ebyiri imwe yabanjemo akina iminota 65 ebwari ya mbere ariko kontra Al Hilal indi yagiyemo asimbuye kuri Salzburg akina iminota 23 izindi match zose and use the substitute yicaye kuri bench yabaye umu bench utarigeze akoreshwa ne equipe ni Rodrigo Iguze wabayeho ari umukinnyi abantu benshi baprefera bitewe nuko yari game decider ku mikino myinshi itandukanye abantu benshi bibuka match za Chelsea Man City muri Champions League batwaye ya 2020 na kabiri muri Covid yego na kabiri muri 2022 noneho Real Madrid irabizi ko kumutunga ari hanze biragorana ndahita nongera rero yangingo y'igikombe cy'isi kuko no mu mikino iheruka Karabanchiro tari gushaka qualification z'igikombe cy'isi hamwe na Brazil ntigeze amuhamagara bitewe nuko ntabwo yari afite umwanya wo gukina wanareba kuri Real Madrid irabizi itamutunga adakina impamvu basetinze igiciro cya Rodrigo Iguze ni 77 z'amapaundi zigera zikaba 90 z'amayero 80 gutyo aho hejuru uyu munsi abahagarariye Arsenal nyuma yo kubibona ko papa wa Rodrigo Iguze akomeza gupushinga bata umwana wacu ntabwo agomba kuba hana adakina abahagarariye Arsenal bakoze icyo bita imbanziriza biganiriro yego gutangira kuganira ku kintu runaka preliminary talks bivuze ngo ni ibiganiro bitimbitse sabundi wabaza ariko se ubundi umukinnyi wanyu buriya yahembwa gahe ibintu ngibyo yase mwakwemera mwakwishimira kuza muri Arsenal bakumva niba ari yego ese byagenda bite ibintu ngibyo iyo bageze mu biganiro bya nyabyo niho batangira kuganira akana kariya kwamamaza nimera zambara ese kubijyanye no n'imishara nangahe exactement ese mubundi mwaza ryari muri mu myitozo byinshi byose bagatangira bakabivugaho igihe hari Rodrigo Iguze nk'umuntu w'umukinnyi w'ikipe y'igihugu wa Brazil uhoraho ntiyifuza kuzabura mu gikombe cy'isi ariko agumye muri Real yakiburamo impamvu yego niba Mbappe hari akaba hari Vini mwene wabo akaba hari Brahim Diaz ndetse n'aba baridagure kuko hari abakinnyi babiri basa nkaho bagomba gusunika umwanya yego umwe afite igice cy'umwanya bivuze ngo ni umusimbura uhoraho undi akaba agomba kubona umwanya ndebeye kuko aridagure ari gusubiza mu mikinire y'uyu mu Xabi Alonso ashobora kuzabona umwanya ubanza mu kibuga noneho byanahurira ko nyuma y'igikombe cy'isi cy'amakrebe Jude Bellingham agiye kubagwa bisone ko aridagure azabanza mu kibuga nko mu mezi 2 ya mbere ya champion wareba uburyo Gonzalo ari kuza akaba mu Joseru Baze tugaruka ku mibare imikino ine agizwe ari kubitego binatsinda bitatu atanga assist imwe abikora mu buryo buhoraho kuvuga ngo buri mukino wose agira contribution akora ibyari igitego uwo mukinnyi bivuze ngo arahita kwimisha umwanya ko Mbappe ararwaye naza azagabana umwanya na Gonzalo Garcia wowe uri kuri wing kandi wing bisa nkaho ntabwo bashaka kuyikoresha ikigaragara wenge ntibashaka kuyikoresha ahubwo bashaka kuyibyaza umukinnyi wo hagati ari we Aridagulere
kuko mu mikinire ya Jabi Alonso biragaragara ko azakenera abataka babiri abasuza ataka babiri bateganye yego witwa Vini ukina ameze nk'umuwinga ariko afite konsinyo zo kujya gutsinda ari nako Mbappe bizaba bimeze nk'umurutahizamu ariko nanone ukina afite gahunda zo kujya gutsinda bize ngo wa mwanya wawe bawubyajemo mediane kuko no hantu hari vulnerable kuri equipe ya Real twanabonye n'umwaka ushize hagoranye bona ko yagiye ibamenase cyane bisobanuye ko bacakongera abakinyi benshi hagati mu kibuga kugira ngo aridagurire nababone umwanya kandi ugiye kureba uburyo ahuza defense na attaque nka match isoza itsinda bayikinye nande ni Pachuca ni Salzburg imwe babonye ikarita mu tukorya oya apa iyindi ni Salzburg aridagurire yakinye gatandatu yakinye nk'umu numero 6 hanyuma bamujya imbere yakinye imbere ya defense kajya yakira imipira nawe yatakaje umupira batera umupira ati boko rutawukuraho ariko aridagurire yakinye nka numero gatandatu bivuze ngo ahantu hose bagenda uzarebe hari aho bamukinisha kuri wingi hari aho bamushyira kuri numero 10 hari naho bamushyira kuri gatandatu hari naho bamushyira muri babiri bari kumwe uri kumwe na numero gatandatu kuri numero 8 kandi hose ikikwereka ko yasubije neza nuko imikino yose yabonye amanota meza kuko usibye umukino ngo ndumva rero aridagura atabanje mu kibuga bivuze ngo azabona umwanya kuri Rodrigo Goes asa nk'ari ari kubarejete nubwo bamubeshya ngo gumanga umwe bya Pierre kuko Real Madrid ne equipe ikunda kuvuga ngo bitandikwaho amagambo babi niki ariko umukinnyi mukuru aba yamaze kubibona ko umwanya atazapfa kuwubona bishingiye ku mikinire ya Real Madrid nibyo Xabi Alonso ari gutekereza nakomeje ko abahagarariye uyu muvandimwe Iguze na Arsenal bari mu biganiro rwose navuga ngo byimbitse kandi iyo umuntu akubwiye ko atagukeneye byanze bikunze kugenda n'inzira ayora twaganiriye kuri transfer cyane ntabwo nshaka ko tuyitindaho gusa ukurikije ibiri kubera muri Arsenal reka mvuge ngo rimwe na rimwe hari igihe bidutungura kubera ku ngoma ya Arsene Wenger ndetse no kuri Mikel kano kanya bishobora gutungurana keretse niba umuvandimwe Andrea bafite ibindi binatekereza kuri transfer ariko ukurikije ibiri kubera Emirates reka mvuge ngo iri kubera muri Arsenal tukumvise transfer y'umudefenseri yego nta mwataka twumvise uretse bitajya kereza byavuzwe biri aho ngaho ariko birasinzira Rodrigo Iguze n'umuntu wafasha umuntu wese arabyumva Iguze incomparable Martinelli wabyumva ariko se Adera tuvugisha ukuri iyi transfer ya Rodrigo Iguze ntishobora kubuza Arsenal kujya kuri transfer y'umwataka warabyinjiramo muri ubwo buryo urishobora ko Arsenal yamutse imwibitseho yaje no gukemura ikibazo cya ataka do point bimeze bite mu buryo faranga hari ya Emirates reka mpere ku makuru na mbere yuko wenda mvuga uko mbitekereza amakuru ahari nuko na makuru nubakiyeho ndimo nsoma amarticle yaryoshye kuri Eberechi Eze ndetse no ku insider w'ikipe Arsenal cyangwa se abantu bafite amakuru yandani muri equipe Arsenal bavuga ngo Eberechi Eze is part of a 3 attacker plan at Arsenal this summer. Ngo Eberechi Eze ari numwe muri batatu mu bakinnyi batatu Arsenal itekerezaho gushyiramo bataka muri equipe Arsenal. Icyo bisobanuye hangaha bisobanuye ngo Eberechi Eze ashobora kujyamo hakaba hajyamo n'undi mukinnyi hakaba hanajyamo n'undi mukinnyi urumva icyo kintu Arsenal yatekereza gushyiramo abakinnyi batatu bataka bataka cyangwa muri rusange bataka bavuze ngo attackers bataka ntago ari numero 9 typique gusa harimo numero 9 ni itegeko bagomba kumushyiramo Eze yaza ari nka playmaker cyangwa n'undi muntu wakina ku 10 cyangwa kuri 11 n'undi bakavuga n'undi muntu umva mu gihe kiri imbere Arsenal irateganya gushyiramo abakinnyi batatu bakina muri sector offensive zegera imbere ibimenyetso bya babiri ba mbere bibanze ibyo twamaze kubibona yuko babitekerezaho Eze no mwataka dukurikije ko tubona Sesco na Gyökeres so Gyökeres na Sesco hazumwe uko byagenda kose so ngo hari undi muntu umwe uwundi uwo muntu rero birashoboka yuko yaba ari mu gihe byaba bikunze bishoboka ko yaba ari Rodrigo Iguze
so niba muri Arsenal babitekereza muri ubwo buryo bisobanuye ngo biteguye gushora amafaranga, ariko nanone Arsenal yashyizeho limit imeze gutya nkurikije uko ndimo ngenda mbona uburyo irimo ikoramo ibiganiro byayo. Hari amafaranga runaka itifuza kurenza ku mukinnyi runaka, nko kuri Sesco wabonye yuko ikintu kiri kubitinza ni na Gyökeres ibyo bikagenda bitera imbere ni ukutumvikana na Leipzig ku giciro. yego Arsenal ntabwo yifuza kugera kuri miliyoni 80 bashaka. Ejo mu minsi ibiri ishize twabonye amakuru ya L'Equipe avuga yuko ngo umukinnyi Victor Gyökeres yamaze kumvikana n'ikipe ya Arsenal, ariko Arsenal ntiyifuza kurenza miliyoni 60 kumukura muri Sporting. Izo miliyoni 60 twibukiranye ko nizo Gyökeres n'umuhagarariye bari barumvikanye na Sporting ikarizo bazamurekuraho mu magambo. Ariko Sporting ije iravuga ati oya bazuzuze nibura 70 kuzamuka. Ati ntabwo dusabye ijana, ariko 70 twajyamo. Ati ni gute? Yego. Ati tugende kwigina gaciro rihari. Ati nanone 50 waba duhenze. Ati nabwo waba duhenze. Ariko urumva ko miliyoni 60 bisa nkaho umu agent uhagarariye Gyökeres yarabwiye Arsenal ko bishoboka ko bahamukura. Erega bari barabyumvikanye, niyo mpamvu Gyökeres yarakaye. Abazungu bafite ukuntu bajya, ariko nanjye ibyo bintu bijya bimbaho. Twumvikanye ikintu ukagihindura mba numva rwose yabagutengushye kwa mbere untengushye. Gyökeres yaragenda agomba kugenda mu kwa mbere. Yego. Onga ati rero guma hano dutwaye ikindi gikombe kuko warabona ko byashoboka ko watwaye ikindi gikombe, hanyuma tuzakurekura ku mafaranga make, ntabwo release clause yawe tuzayito ya miliyoni 100. Yego. Tuzakurekura ko kuri miliyoni 70 z'amayero arizo 60 z'amapawundi. Ati tuzakurekura kuri 60 mu magambo. Yego. Aravuga ati n'umuntu w'umugabo nganire n'umugabo. Yego. It's okay burazabikora. Ntibigeze mu kwezi kwa munani Sporting aravuga ati abafana bazatwica. President Varane ni gute Hoyland agurwa 70, ni gute Anton agurwa miliyoni 100, tukazabwira abafana ngo twagurishije umuntu w'ibitego 97 mu myaka 2 tumugurishije miliyoni 60. Abatereka muvuge muvuya. Ati wena ntabwo turavuga ko kari 100, ariko byira nibazamure basi bagire 80. Yego. Ati ko se tuvuge ngo twagurishije umuntu miliyoni 60 w'ibitego 97 iseze ebyiri. Uwo umuntu w'umugoro skora mukuru rwego. Urumva bo babifashe mu buryo bw'igihombo, ariko ukurikije amagambo ya President wa Sporting bigaragara ko ari matenguho no mukinnyi. Ko kuvuga ati okay nibyo ntabwo tuzemereze 100 atariko nazo nanone nta 60 zaba ari nkeya. Urumva ko umuntu usanga aho arimo yisubira ku ijambo, ariko igihari nuko Arsenal irateganya gushyiramo abakinnyi batatu bakina muri secteur offensive. Kuko rega tunabitekereza. None Sadira abakinnyi batatu vuze mu buryo bw'amafaranga. Yego. Niba uri Arsenal, yego, wishyura 150 kuri Declan Rice, tuzi ko priorite ari umwataka do points. Uriya transfer yaguze cyangwa se Eberechi Eze, niyo yazi imbere y'izindi zose, cyangwa bakabanje gukemura ikibazo cya Victor byibuze bagahendwa, ariko bakemura ikibazo nyamukuru. Ariko ze ntiyaguze ntuza kefa icyambere nizamu ko bashobora kujya kumuzamu gasanga andi mafaranga abaye ikibazo kugira ngo basubire ku isoko. Yamumeje ko ubita Mikel Arteta mu myaka 7 amaze muri Arsenal, ariko yarageze 19 urumva imyaka amaze gusinyisha abanyezamu 7 nibo benshi kurusha umwaka umwe. Amaze gusinyisha abanyezamu 7 rwose wo bita Mikel Arteta. Reka mbagusubiriremo tagira ngo ndamubekeye. Yasinyishije umunyezamu witwa Alex Lunarson, amukuye muri Gijo. Yasinyishije Aaron Ramsdale, amukuye muri Sheffield. Yasinyishije Matthew Lyon, amukuye muri Brighton. Yasinyishije Matt Tan, yaravuye muri Amerika. Yasinyishije David Rai muri Brentford, Neto Murar muri Bournemouth na Kepa Arrizabalaga. Umwata kumwe yasinyishije yitwa Gabriel Jesus, ariko nawe yitangarije ngo gutsinda ibitego ce n'est pas mon côté fort. ati ntabwo ari cyo kintu cy'ingenzi kuri njye cyangwa se nshyiramo imbaraga. So muhamagaro wanjye ngewe uko mbibona rero kuri icyo kintu warumbajije kuri Mikel Arteta ni ibi ngibi. Hari amafaranga batari buze kurenza ku bakinnyi runaka, batekereza ko bafite budget baziranyeho, bifuza yuko iyo budget ariyo nibura izavamo abantu bakinnyi bose. Kuko nteranyije isaha niba Rodrigo Real Madrid mushakamo miliyoni 75 z'amapawundi, abantu mwabonye Eze afite release clause ya miliyoni 68,
z'amapawundi kubera ko badashaka kugurisha ubwo niyo wakwishyura nicyo bisobanuye. izo ni miliyoni 143 z'amapawundi Arsenal yabirekuye ku bakinnyi babiri. aya mafaranga rero Zubimendi terekaho Zubimendi zona Zubimendi 60 kanya bari mu mapawundi 51 izo transfer zizagora 194 ubwo umwataka azavahe 80 umwataka azavahe 70 umwataka tumore 70 ndakurahiye aya mafaranga ntabwo ndakurahiye Serena ntibibaho rwose miliyoni 264. Arsenal rero tugiye muri Jeu de Dame cyangwa muri tugiye muri BR yarirumye yanga kongera amasezerano ya Thomas Partey yiza kubitegura kizagura abataka na Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo azabura 11 sizimaze kuba 275 sawa agera mutarajya kurengera ngo nabo byibuka neza Samir twari kumwe bavuze ko bamufite amafaranga twabonye itubwira ko Arsenal muri transfer market ifite miliyoni 200 zonyine sinzi namubyibuka ariko nanjye nigeze kubwira ko kuri izo miliyoni 200 bafite bateganyaga ko hari abakinnyi bazarekura bakongeraho izindi. Ibuka neza ko twavuze ko bafite miliyoni 100 cash izindi 100 zava mu ki bazagurisha zikaba 200 niba ubyibuka neza. Reka tugendane Kate ntagende ubona undi mukinnyi bafite bashyira ku isoko ari bati Sambiro Konga mushakira isoko twumve arega tugeze kubinyuramo nabyibuka ari nyinshi zabaresha dufunga 200 oya nyine ninde wamugura reka kuvuga ngo niki nta soko Fabio Vieira twabonye ucenga Messi gutanga passe yindi bikamunanira aragurwa nga nta soko ni muri ninde wundi bafite bagurisha bo barabara ko cyokora ni bagurisha umudefenseur umwe nge ndimo yego namagara muri Chelsea nkabwa ntaye kumuzi n'ikindi nta mudefenseur mufite muze tubagurishe Ben White azafashe defense yanyu White muzima ariko awe umva ngiye ko nekereza Arsenal igiye gukora bino bintu gusa ariko ibyo Arsenal ishobora gutirana ni Madrid igashyiramo bano bandi igashyiramo umwataka nibiri serie kuri Ebereceze ikaba yamujyaho ariko ibintu bya Eze nkubwira ukuri biraza kugonga ukuri kudakenewe ndabona Eze naza guza atazaza nkubwira ukuri kudakenewe Arsenal mukiguze Rodrigo Gaos sha mwataka bizagora ndababwiye Rodrigo Gaos ndababwiye Arsenal mukiguze Rodrigo Gaos ndababwiye izishyura Zubimendi gusa mutegereze deadline birangire bongere mana nimba tubinisanya niyo mpamvu navuze ngo nabo babiri Samerika mubwiye priority bakaba bajya kuri Rutahizamu ku makuru mfite ni itegeko ko batatu bazashyiramo umwataka umwataka ni Rodrigo oye mwagara umwataka bazana Rodrigo bakagumana Martinelli bakamushyira ku giti ko tuvuga ni kimwe aba batatu uvuga uravuga Ebereceze uravuga Cavani na Benzema n'umwataka do point nabo byakunda abo bakinnyi bagura mu mwaka umwe Arsenal tuzi iyi tuzi ni kapiteni babiri harya imyitozo ariko ni kapiteni babiri nuko Canadera Arsenal tuzi yagura Rodrigo ikagura Ebereceze ikagura Zubimendi ikagura na Rutahizamu yabikora oya dore ikintu kigiye kubarera Arsenal kiguze Rodrigo Gaos irahita igura Zubimendi n'itegeko ko nta mukinnyi hafi bikumva itigura Zubimendi itire Madueke aritatarakubwira ati igumane Martinelli mfite Jesus ndabambukana Arsenal iravuga ati Kane ni new signing iki kintu ngihagaze eje na kwijana aba winga baza bataza umwataka azajyamo erega simakanye ko ataza ahubwo umwataka yaza ndakubwira umutoza umaze imyaka 6 aguza abanyezamu 7 aba defense sinshaka kubagarukaho naho urabazi bageze mu 8 aguze na Rutahizamu umwe witwa Jesus na Mosquera araza ejo bundi iyi Arsenal rero ukuntu ndi kuyibona n'amafaranga ari ku isoko iramuka iguze Rodrigo izagura Zubimendi ititura umuwinga ifunga nuko so reka tugende iminota nabandi iri kugenda gusa ikiza nuko Madrid na Xabi Alonso bemereye guzi ko yakwishakira equipe rwose batazigira bamwitambika mu nzira cyangwa se mu transfer ziwe Arsenal iri avance yakigire kwa Enrique reka tugende abona iminota irimo kugenda idufata ati hano turi muri leta zunze ubumwe za Amerika kuri wa kane ibintu rwose reka mabwire ko bimaze kugenda neza ati Jamie Gittens ari mu muryango winjira Stamford Bridge
nibyo kipe ya Borussia Dortmund niyo ibyemeje ko uyu musore agiye kwerekeza muri ekipe ya Chelsea ku masezerano y'imyaka 7 agomba gusinya muri ekipe ya Chelsea nyuma yuko ama ekipe yombi agize aho ahurira mu biganiro kuri uyu musore Jamie Gittens. Nabonye ari miliyoni zikabakaba 55 z'amapaundi, ziyongeraho utundi tuntu duke mu by'ukuri. Ibiganiro nabonye byabereye aho bita Forte Lauderdale muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urumva naho abayobozi komande zombi bahuriye baraganira, bemeranya ko uyu musore agomba kuba umukinnyi wa ekipe ya Chelsea. Jamie Gittens twabivuze igihe kinini cyane ko agomba kujya muri Chelsea. Dortmund Sporting Director w'ikipe ya Dortmund nkuko abigarutseho yitwa Kel Sami yavuze ngo the talks with Chelsea were challenging. Ibiganiro na Chelsea byari bigoye, but ultimately we are happy that we can probably realize our economic ideas and then have a planning security. Ati icy'ingenzi no kuba ngubu dushobora kuba twateganya ibijyanye na situation yacu y'ubukungu ndetse tukaba twagira n'icyo tugeraho. Jamie is an excellent player who has given us a lot of joy. Ati Jamie ni umukinnyi udasanzwe waduhaye ibyishimo byo hejuru. He now wants to take the next step in his career at Chelsea. Atarashaka gutera indi ntambwe muri kariyeri ye mu ikipe ya Chelsea. And we wish him all the best and much success. Turamwifuriza ibyiza gusa ndetse no gutsinda. So nibyo ngibyo umutoza yamuryamyeho cyane, umutoza Enzo Maresca ndetse nabo bafatanije yaba Stanley ndetse na Stewart. N'umusore bari bifuje gushyiramo igihe kinini cyane, nyuma yuko Mihailo Mudryk agize gutya akaba ari mu bihano, tukaba tutazi n'igihe azagarukira. Yamaze no kwamburwa nimero 10 ye bayihaye Kore Parma Germain. N'ubu ngubu ntabwo turi kumubona muri activities z'ikipe ya Chelsea, nyuma yuko bafashe umwanzuro wo kutagura Jadon Sancho bakamurekura agasubira muri United ikabigomba kumushakira aho yerekeza. Bari bavuze yuko bagomba gushyiramo umuwinga uko byagenda kose w'ibumoso ugomba kuza kubafasha. Imyaka ni mike nk'ibisanzwe muri Chelsea muri iki gihe baragura abasore b'imyaka mitoya, imyaka 19. Barimo barashyiramo abakinnyi bro bagifite icyo bita reserve, bagifite agaciro ko kuba bazagurishwa no mu gihe kiri imbere. Umusore wihuta, umusore ufite ubuhanga kuri baro, umusore wiyaminiya rwose ku cyo bita 1v1, ariko umwe kuri umwe n'umudefense rwose ari yaminiya. Umusore mwiza kuri footwork, cyo bita footwork kuri akono umukinnyi akora akoresha amaguru, akaba yajisha umudefense akagiye mu moso akahita ajya iburyo. Umwaka ushize ntiwari mwiza cyane kubera imvune, uruhare rw'ibitego 12 byonyine. Akaba ari n'umusore ariko mu mikurire yanyuze muri academy ya Chelsea na Man City. N'ikimenyimenyi n'umusore w'umwongereza. Muri iki gihe Dortmund yihaye intego yo kugikura umukinnyi mwiza mu academy mu Bwongereza. Uze kureba uburyo barimo babikora mu buryo bukurikirana, ko turavuga Gittens, hari ba Sancho, hari ba Jude Bellingham, ubu bafite Joe Bellingham, hari n'undi musore wundi harimo nibuka izina rye nawe w'umwataka. Bagenda bajabura umwana mwiza mu academy mu gihugu cy'Ubwongereza bakamuzana, kubera ko babizi yuko ari ama equipe yiwabo aguma amukurikirana amutrackinga, kubera ko ari umusore w'umuhanga. Babizi yuko mu gihe runaka bazamuryamo amafaranga meza. So nubwo buryo bari bazanye Jamie Gittens, bamuhaye amahirwe kugira ngo nyuma yuko Jadon Sancho bari batangiye kugenda bamubura bamutakaza ajya muri United bakamugarura, ariko still bakabona umukinnyi bafite igihe kinini, kubera ko ibyo ahembwa n'ibyo equipe imufite isaba ari byinshi cyane. Bamuhaye amahirwe. So n'umukinnyi rero urumva niba afite aho ahuriye na academy ya Chelsea na Man City, bisobanuye ko nanone afite aho ahuriye na Enzo Maresca wabaye muri academy ya Man City. Kimwe nk'uko yabikoze kuri Liam Delap, kimwe nuko muri iki gihe harimo yishimira guhereza umwanya ba Kore Parma na ba Romeo Lavia. Gushyiramo rero uyu musore Jamie Gittens, n'umusore w'umuhanga cyane. Kuri 11 ntekereza ko muri iki gihe tumaze iminsi tubona Madueke hakina na Pedro Neto akaba
iyi na open kuba yamurekura Madueke naba mwiza Ana ni Desevoir. iburyo muri karindwi nubwo yagerageza ahantu yaba mwiza agerageza yaba muri mwiza mu izo makipe angle. yaba mwiza mu makipe y'abana so ni ibyo ngibyo ariko ndeba yaha umwanya Juventus yaha umwanya Arteta ariko amutekereza yes na Arteta nyine nawe ni umu backup amutekereza nk'umu backup Wa Bukayo. ntabwo wamugenderaho Yeah. none Madueke yahawe umwanya mu myaka 2 amaze muri Chelsea yahawe umwanya bihagije kuruta n'abandi bakinnyi bose kuko umwanya yahawe ntabwo waho Felix yigeze awuhabwa ntabwo Christopher Nkunku yigeze awuhabwa ntabwo yewe na Jadon Sancho yigeze ni umuntu udasimburwa ari muzima udasimburwa mu kibuga ariko ushobora gutsinda ibitego 4 kuri match ya Wolves akumva ko bihagije muri season agahita avuga ati ubwo njye nakoze ibyo ngomba gukora icyo akora mu misatsi afunga umusatsi irarutiya yafunga ba none se samukurikije urugendo rwa Chelsea muri iki gikombe cy'isi cy'amaklabe barimo uyu mwanya wa Jamie Gittens urimo uragaragara ko ukeneye mu muntu baramukeneye mu kuzuza swati kuko nk'ejo twarimo tubigarukaho kuza squad cyangwa kubanza yes kuko rega bari bakeneye Mikhail Modric arega nuko Mikhail Modric mwabantu mwageze muri Chelsea bikanga Mikhail Modric wo muri Shakhtar muri Champions League yari isasu yego Mikhail yari isasu noneho ugiye no kureba na karite nyinshi azihuje na Gittens yego gucenga burya azi gutwara umupira gutanga za pase za nyuma kwihuta byose arajya kubihuza na Mikhail Modric ndetse na Gittens ariko nyine babuze umukinnyi none kugira ngo ukuntu Chelsea baratanze amasezerano neza Mikhail Modric ntahamwe imyaka 4 azayisoza asigaje imyaka 2 mu masezerano ye Chelsea tanga icyo bita contract bro iyi kontra Modric azayiguma iteka ryose ihinde azayiguma mpaka ishize none bizagenda bite kuko none se niba yatangiye guhanwa bazajya bizaba nk'ibi bya Musonda ninde wari uzi ko agifite amasezerano ya Chelsea amasezerano ahembwa cha Chelsea no mubyeyi Chelsea kuva 2016 Chelsea cari Musonda ariko Musonda yarishyuye kuko inshuro bamutije barayagarusha kwa kudutiza umuntu kamiliyoni kamwe kwa kudutiza umuntu miliyoni 2 kwa kudutiza umuntu iki barayagaruje ya Musonda okay ariko umva muri Chelsea kono ngo babitekereza ni David Onstein wari urimo aganirizwa kuri projet equipe ya Chelsea muri rusange kuno tubona nyine igura abakinnyi benshi amasezerano y'igihe kirekire bakiri batoya David Onstein kuri podcast ya The Athletic kuri projet ya Chelsea yavuze ati naturally mistakes will be made within that ati muri projet ya Chelsea bateganya ko mu by'ukuri amakosa azabamo mu gusinyisha abakinnyi byanze bikunze ndetse no kugira barekora none so bitujyane neza hano there will be experiments that don't work out ati hari experiment igereza litazakunda there will be many players that do some of them won't work initially but will longer term ati hari abantu batazahita bakora ako kanya ngo bigaragaze ati ariko mu gihe kirekire bikazakunda you have seen like Caicedo blossoming now ati nka Caicedo yaraje bitabikunda ako kanya for example and so there is a bit of trial and error in it ati ubungu barimo arakora neza ati ariko ati hari ukugerageza hari n'amakosa agomba gukorerwa muri igerageza and when you are signing players who have market value ati uri gukinisha abakinnyi bafite igiciro cyo hejuru isoko igiciro cyo ku isoko nyine runaka gaciro runaka cyangwa se bagifite isoko mu gihe kiri imbere selling value and I guess with this sort of American mentality and they need to trade in this PSR era ati bagomba gucuruza muri iki gihe PSR nibwo buryo bagomba gucuruzamo muri iki gihe harimo ibintu bya PSR cyangwa se profit and sustainability rules which more clubs are learning now ari nabyo bibazo amakipe menshi ari guhura nabyo ari kwiga clubs ari kwiga it is not something Chelsea are afraid to do nibyo Chelsea ifitiye ubwoba bwo kuba yagira yakora nuvuga equipe ya Chelsea bo uko babitekereza ababosi babo baravuga twe tuzasinyisha abakinnyi beza kuko rega nk'ubu turavuga Gittens so muwinga Estevao no muki so muwinga Mikhail Modric so muwinga Tyrick George so muwinga Pedro Neto so muwinga none Madueke so muwinga
nyine ndashaka kumvisha umubare w'abahinga bafite yego babizi yuko nyine baracya ntunatungure mu minsi imbere bashyizemo n'undi w'umwana Prito naba nabahinga nta mwana baguze Elegastine. muri nta muhinga baguze muri Sporting naba nabahinga uze ko Diaro ni Diaro nini hari umuhinga Chelsea yaguze muri Sporting ukiri muto niba Diaro maybe aha so bo baravuga bati rero twebwe aya mateste tuzayakora tuzazana abakinnyi tubakoreshe zino teste ariko muri iki gihe cya PSR muri iki gihe ibihano ari byinshi cyane mu gihe bizajya bitubera nk'ahantu twahungira kuko tuzajya tugira gutya tuhita tugira umukinnyi tugurisha wawe niba uzi ikibazo cyabamo ngaho mu gihe wifuje kugurisha umukinnyi atabishaka nibyo bizaba bigorana kavuga ati ngenda ajya hehe ariko muri Chelsea abagande baravuga ngo toti yakuswara muri Chelsea iyo wanze gusohoka bagushyira hanze baragutiza benshi oya barakwicaza mukicara rwose nta mukicanga gusohoka ukarya amafaranga wicaye uri kuri benshi ba benshi ntibabashyize hanze hanyuma se aracyari mu nzu cyarasohotse yarasohotse nyine birangira usohotse ariko nyine bongote batya kuswara ubu baravuga ati niwanga gusohoka turagushyira hanze ugende tunagucaho dukorera imyitozo so nibyo ngibyo Jame Gittens muri kano kanya Borussia Dortmund yamaze kubyemeza mbonye na Bundesliga imaze kubitangaza ubwo ku mbuga nkoranyambaga za BVB haba kuri Twitter haba kuri website yabo nabo babyanditse Jame Gittens 65 z'amayero nizo atanzweho uyu muvandimwe imyaka 7 muri Chelsea wow Chelsea nazafashe imyitozo ejo ikipe twarayipanze ntazayihindura aho Pedro azakina uruhande rumwe Pedro natakina urundi kore pama bajya inyuma batakishe Liam Delap cyangwa Jackson ibyo bindi twarayipanze ntazaduhindurira ikipe twarayipanze ngo uruhande rumwe wowe Pedro urundi ruhande Pedro Neto Rutahizamu Liam Delap cyangwa Jackson inyuma yabo kore pama iyo kipe iraryoshye Moise Caicedo na Enzo Fernandez abantu bamenyere Premier League bonyine bayimenyere ibintu bya Gittens ibyo bintu bya Noni Madueke aratubabarira hagati mu kibuga ubwo ni Enzo na Caicedo defense iracyari iragororotsa wayipanze aramenya Marco Culera aramenya Levi Colwill hari umutoza ugihindura ikipe kazungu yipangiye kabyuka yirukana ariko rero napiragororotsa uzi ikintu cyonyine nuza azabafasha wa Pedro gutuma kore pamatero wenyine bamarika kuko ibyo kore pama yakora mu bijyanye no gukora counter attack wa Pedro yabikuba kabiri kandi mu mikinire ya Pedro iri dynamique n'umusore nyine ntabwo ahantu hamwe mumenya buri situation y'ahantu hose yisanze aba afite igisubizo ntibizagutungure n'usanga wa Pedro rero bari gupasa umupira muri santere kandi none justement ikibazo umutoza azakwereka kukurera kandi ndabyizeye ko umutoza azatwereka ibindi ubwo nayo n'indi kipe idafite umutoza so reka tugende amasegonda make mfite isaha ya gatatu dufite Arsenal dufite Madrid dufite FC Barcelona dufite formation gato muri Man United dufite Juventus ariko by'umwihariko turafata ingingo byibuze ebyiri z'ingenzi FC Barcelona dufate na Real Arsenal zirajyana abandi baraza nka information twanabiganiraho ku munsi w'ejo tumaze kubona andi makuru cyane ko transfer n'amakuru azaburi munota azaburi segonda igomba kubikwa